muraho neza. Amazina yanjye nitwa Mukashyaka Jenine, nkaba mperereye mu karere ka Nyanza, mu murenge wa Ntyazo, intara y'Amajyepfo. Nagize ikibazo mbyara umwana wa mbere w'imfura, avukana ikibazo cy'ubumuga. Mubyara ndi umukene, nta bushobozi mfite, noneho nkaba nosa n'abana babiri b'impanga. Mbayeho mu buzima bungoye. Uwo mwana akaba yujuje imyaka 8. Nkurikije naravuje biranga, ubushobozi burashirana. Nkurikije ibiganiro ngenda mbona mufasha abantu, nanjye nifuza ko mwazasura mukamujyaho mukareba ubuzima abayemo, kuko no kubona ibyo kumuha birangora kubaho cishura, kuko nosa n'abana. Icyashimisha nuko mwazamubufasha akajya mu ishuri, kuko jyewe nta bushobozi mfite, n'inzara imeze nabi. Afite imyaka 8. Dore nguyu namwe muramubona, ntavuga ntagenda, ni uku nyine abayeho, ni uku nguku. Murakoze, mugire ibihe byiza.